Ngo okay murakaza neza kuri YouTube channel yanyu Hero Official wo kumeze no Mungu wanyu Iradukunda Jiva. Uyu munsi rero nifuje ko twaganira kuri Share Silver Foundation tukareba ati se bimaze iminsi bivugwa ngo abana ba Share Silver Foundation basinye amasezerano n'imikoranire na Share Silver Foundation koko nibyo. Turaje tubyinjiremo turebe uko byifashe ku munsi wa Kangaera no munsi wa kabiri kwa gatatu ni kwa kabiri kw'itariki 26 nibwo nyine iyi nkuru cyangwa se nibwo batangiye gusinya amasezerano. Tudatinze rero ka tutangire gutya Share Silver yahaye amasezerano y'imikoranire na abana batanu bafite impano zitandukanye muri Share Silver Foundation. Impamvu y'ingenzi yatumye bahabwa aya masezerano y'imikoranire ni ukubafasha kuzamura impano zabo ku rwego mpuzamahanga no kubafasha guhindura ubuzima bwabo. Ni igikorwa cyabaye mu ijoro ryo kuwa kabiri tariki 26 Kanama 2025. Share Silver yavuze ko bahisemo bake kugira ngo babakurikirane neza kandi bashoremo imbaraga zikwiye. Abana batanu bahawe amasezerano barimo Sami Samungo muri kureba imbere ni umuraperi akaba n'umutoza w'imbyino nyine aribyo bita dance choreographer ndetse akaba n'umunyamideli nyine umunyamideli nawe murabaza abanyamideli n'abantu bakomeye cyane. Umwana wa kabiri nawe asinye amasezerano ngo muri kureba mbaye ingofero y'umutuku mwita Denzo rero ni umuririmbyi akaba n'umubyinnyi nawe yaje kubasinya amasezerano. Umwana wa gatatu niwe Iranzi ni umuraperi akaba n'umubyinnyi ndetse akaba n'umunyarwenya ni n'umukinnyi kandi wa acrobatic nyine acrobatic muri hisi cyane. Umwana wa kane wahawe amasezerano bamwita Manzi Tekila. Uyu Manzi Tekila rero ni umuririmbyi avuza n'ingoma nyine ni umudrama kandi akaba n'umubyinnyi. Umwana wa gatanu wahawe amasezerano nawe wa nyuma no bita Naomi umubyinnyi ndetse akaba n'umuririmbyi ndetse nyine n'umwanditsi w'indirimbo zino ndirimbo bugenda mubona bandika baririmba nawe hari zo bayagiye yandika imirongo yaragiye yandika ndetse hari n'indirimbo nyine Naomi afite ziwe yanditse rero. Ibi ngibi rero nifuje ko twabisozereza hanga ntagira mbanywe mu itsinda ryanjye rya Share Silver Foundation mbabwire uko bihagaze. Share Silver Foundation iri mu bihe byabo byiza cyane abana bari kwishima cyane kandi ndagira mbibutse ko aya masezerano n'ababyeyi babo babizi nyine kuko ahangaye batagiye gusinya amasezerano nyine nk'aya ngaya abatangiye no kujyamo agafaranga bana bagiye kuzajya bahembwa ku kwezi cyangwa ku mwaka nyine birumvikana ntabwo basinya amasezerano ari ibintu birangaho bagasinya nyine n'igihe bagiye kumako bagiye gufata umwanya baspendinga muri Share Silver Foundation. Ubu nta rindi tsinda nyine ryo hanze ryapfa kuza ngo rifate abantu ko ryiboneye kandi bamaze gusinya amasezerano. Birumvikana cyane ko n'ababyeyi b'abana baba bafite mu ruhare baba babizi cyane. Share Silver rero akomeje guteza imbere impano z'aba bana gusa nacyo nababwira kindi ntabwo abantu bana bonyine baba muri Share Silver Foundation gusa babaye bafasha abangaba gukora babwiye babaye bafasha abangaba bazagenda basinyisha n'abandi bana benshi cyane. Ndabakunda cyane rero kugenda kuri subscribe kandi wandike muri comment ko ufashe iki kiganiro ko ufashe Share Silver kuri aya masezerano amaze gusinyisha abantu bana. Ndabakunda cyane ciao ciao.